Ubwana bwanjye nakuze ndagira inka zo mu rugo. Ego. Ndi umupeti. Hako mu kuragira inka nyine nkakunda umuziki cyane ku buryo iyo nabaga ndagiye inka nabaga mfite radio ndi kumva music. Bajya nkuririmbire. Yego. Ntabwo nyine zangezo ntago nazikoraho kuko urumva ntago zirasohoka. So hari indirimbo nkunda kuririmba ya The Ben yitwa Okay, yitwa gute ariko urukundo si buri wese urufite ni nayo mpamvu wihariye. Twizera ko mumeze neza cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi. Nitwa Patrick uko izagira mutubona kuri Next TV Rwanda ni channel yacu, aho ujya ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu dukora buri munsi bikugereho 5 kuri 5. Hano turi na hano runaka naribuze guhita mvuga, ariko twasuye umujene murimo kubona kuri kamera zanyu. Turaza gutangira tumuye ikaze, watangira wibwira abadukurikiranye kuri Next TV Rwanda. Okay. Nitwa Umuhanzi. Ndi umuhanzi. Amazina y'ubuhanzi nkoresha Mane. Yes. Ego, Manzi yavukiye he, akurira he? Manzi yavukiye mu majyepfo i Butare. Ariko yakuriye i Kigali muri make. Yes. Hanyuma Manzi, urugendo rw'ubuhanzi n'ubuhanzi gusukora? N'ubuhanzi nkora gusa, ariko kandi nyine yakandi kazi umuntu abakora mu buzima busanzwe. Hanyuma uraza kutuganira kuri urwo rugendo rw'ubuhanzi, byatangiye gute, waje kwiyumvamo ko ufite iyo mpano gute? Impano namenye ko nyifite kera ndi umwana nk'ibiyo ngiyo mu cyaro, ariko naje kubyitaho nyuma ndi mu mujyi ndi Kigali, nibwo nabashije kubona ko hari icyo nakora kugira ngo impano yanjye igaragare. Nibwo nisobanukiwe. Yes. Ubwo bwana bwa Manzi bwari bumeze gute? Dusobanurire mu bwana Manzi ari umuntu umeze gute? Ubwana bwanjye nakuze ndagira inka zo mu rugo. Ndi umupeti. Hako mu kuragira inka nyine nkakunda umuziki cyane ku buryo iyo nabaga ndagiye inka nabaga mfite radio ndi kumva music. Aho abandi batayikundaga kujya nabaga nyikunda, ndi umupeti mutoya cyane. Yego. Yes. Hanyuma Manzi ni umwana wa kangahe mu muryango? Avuka itariki zingahe niba biri ngombwa? Itariki iri ku indangamuntu ni ya mbere z'ukwa mbere. So ubundi mvuka mu bana ni beshi, data yabyaye beshi. Yabyaye nk'icumi, ariko ndi uwanyuma. Yego. Yes. Ndi umuhererezi. Yego. Hanyuma urugendo rwawe rwa muzika ruratangiye, watubwiye ko izina ry'ubuhanzi ari Mane. Yes. Byaje kuza gute kuvuga ngo reka niyite amafaranga? Uti? Iryo zina ryo gukoresha mu buhanzi waje kurihitamo ugendeye gute? Okay. Man, rero hari umuntu ugeze kumbeshya ngo nsa na Mane. Uriya muja mu ukina football. Ako ntabwo ngiye nabyitayeho, yego, ariko Mane ubundi urebye rikubiye mu mazina yanjye. Nitwa Manzi Jeanne. Yego. Hanyuma rikubiye muri ayo mazina yombi Mane. Yes. Yego. Hanyuma umaze kwita izina, urugendo rwawe rwa muzika ruratangiye. Tuganire kuri urwo rugendo. 2017 nibwo nagiye muri studio yitwa Dream Records. Yes, ikorera Kabeza. Niho nakoreyemo indirimbo ya mbere yitwa Urihariye. Yego, ubwo 2017. Yes, 2017. Yego. 2017 winjira muri Dream Record bwa mbere, wari umeze gute? Byari bihe byiyumviro ukora indirimbo yawe ya mbere? Byari bigoye, ariko nanone byari biryoshye. Kuko urumva gukora ikintu nyine wari umaze igihe ushaka gukora, biba ari byiza, birakuryohera, ariko nyine kubera kutabimenyera bisaba nyine ubundi buhanga bw'umuproducer.
akakwigisha akakudirectinga nyine. Yes, byari bigoye ariko none byarandyoheye kumva indirimbo ya mbere isohotse byaranshimishije cyane. Yes. Uraza kuturirimbira kuri iyo ndirimbo yawe ya mbere wakoze? Yego nta kibazo wabikora. Nabaririmbira. Okay. Uru rukundo si buri wese urufite ni nayo mpamvu wihariye urihariye gubibaho gukunda akarusha iyo ukundwa nishimira urwo nkunda baby. Yego. Yes. Hanyuma iyo ndirimbo yitwaga gute? Yitwaga Urihariye, iri kuri YouTube na n'ubu. Yes. Hanyuma muri Urihariye n'ubuhe butumwa washakaga guha abantu? Yari true story, ni inkuru yaje gute muri wowe? Ni indirimbo nanditse ndi muri studio nyine nshaka kuvuga ko umukunzi nkuko waba ufite umukunzi ariko ukabona arihariye, ukabona ntahuriye n'abandi, ukabona ubwiza bwe, ubwenge, ukabona arihariye mbese, ukabona ntagasa n'abandi. Yes. Ubwo ni wowe wiyandikiye iyo ndirimbo? Ni jewe wayandikiye. Byarakoroheye ko bwari ubwa mbere? Byaranyoroheye no mu busanzwe kwandika biranyorohera. Yes. Ubwo dutangira urugendo rwawe rwa muzika, aho uhereye wenda turaza no kugera uyu munsi urumva hashize igihe kinini, nizihe mbogamizi wagiye uhura nazo? Mbogamizi sasa no kugira ngo indirimbo yawe igere kuri radio stations cyangwa nyine kugira ngo abantu bayicurange byarangoye ku buryo urumva nge natangiye nzi yuko umuntu akora indirimbo yayikora yarangira ari ukwita ujyana ku maradiyo uko wishakiye nta wagutumiye ntaki. Byarangoye kuko najyaga mfata indirimbo yanjye nkayijyana ahantu kuri radiyo nta wantumiye ntaki, nta gahunda. Ugasanga ni ibintu bisekeje mani. Byabaga bisekeje ku buryo najyanaga indirimbo mani bakavuga nese ninde wagutumiye gutya na gutya, nkabura icyo mvuga. Ariko naje kugira amahirwe, hari radiyo nk'ebyiri zanyakiriye zikajya ziyikina, usibye ko izindi zose ntigeze nyumvaho, ariko ndashima Imana kabisa. Uti hari ahantu najyanaga indirimbo batananumiye, rimwe na rimwe bakazikina ubundi ntibazikine. Ibyo bintu ntibyagucaga intege kumva ukora indirimbo nyamara wajyana ahantu ntibayikine cyangwa bayicurange? Biguca intege of course, ariko kubera yuko ubikunda uragerageza ukanigira ku bandi, ukagera n'abantu babimenyereye bakakubwira uko bigenda. So ntago nacitse intege kuko nabikundaga. Hanyuma iyo ndirimbo yawe warakoze bwa mbere, abantu abafana bawe abakunzi bawe ubonye barayakiriye gute? Byaguhaye izihe mbaraga? Abantu benshi, hari n'umuntu twajyaga duhura yaranyumvishe just tutaranabonana, akambwira iriya ndirimbo yawe ni nziza uzi kuririmba, gusa kubera ko yumvise ko ari njyewe akambwira ati courage kabisa, bikanyongerera imbaraga rero zo kuvuga nkavuga nti ntabwo nzacika intege. Hanyuma ukoze indirimbo yawe ya mbere, abantu nyine baguhaye feedback nziza, nyuma waje gukurikizaho ihe ndirimbo? Naje gukurikizaho indirimbo yitwa Uri Mwiza, ariko iyo ndirimbo ntabwo nabashije kujyana mu itangazamakuru, gusa ikintu nahise nkurikizaho kwari ukwiga umuziki, kwiga uburyo ki umuziki ukorwa, kwiga uburyo ki iyo ukoze indirimbo ijyanwe kuri radiyo. Naje kwiga ikibuga neza, nyuma njya muri studio ejo bundi 2020 nibwo nasubiye ubundi studio nkora indirimbo, afite indirimbo ubu ngubu nyinshi zirangiye, nkishaka uburyo ki nzikora promotion nzisohore, nkora n'ama video. Yes. Kuva 2017 wongeye kuri recordinga 2020? Kabisa. Nahise mvuge urumva kubera guca muri ibyo bintu byose, ukabona abanyamakuru ntabwo bakwitayeho, ukavuga uti naje kwibaza se ubu ndi gukora ibintu abantu bakeneye, ese ubu ninjiye mu bintu nzi, nsanga ninjiye mu bintu ntarasobanukirwa neza. Mbanza gushaka connection n'abaye abanyamakuru muri studio, aba producers beza nyine bazwi mu gihugu, ndabegera
nibwo nabegereye rero ndiyemeza ndavuga nti reka mbegere dukorane. Turakorana, afite indirimbo ubu ngubu zarangiye nenda gusohora mu minsi mikeya. Yes, mfite indirimbo nyinshi n'ubundi nahereye ubwo nkora muri 2020 gitangira. Kugeza n'ubu nari ntarasohora ariko ngiye gusohora muri iyi minsi. Yes. Ubwo umukunzi wawe wumvaga kuva 2017 utekereza ko atabifata nko gucika intege cyangwa se akumva urasa naho wabiretse? Nicyo uri buze kubwira abo bakunzi bawe bakumvisha 2017 hongera guca imyaka 3 umuhanzi adakora ibari imyaka myinshi? Wasanze ikibuga kimeze gite nyuma y'iyo myaka 3? Ni iki noneho ubwira abakunzi bawe noneho kuri no nshuro? Sasa nyuma y'iyo myaka 3 urumva nigiyemo ibintu byinshi. Ikibuga cyarahindutse, kirimo impano nyinshi nshyashya. Ikintu rero nabwira abantu n'ubundi bankundaga bakunze iriya ndirimbo yanjye, nabwira nti mbafite indirimbo nyinshi zigiye gusohoka, nyinshi kandi nziza zakozwe n'abaproducer b'abahanga kabisa. Nkavuga yuko ngarutse neza ubu ngubu ndi tayari kubaha ibintu byiza. Umuntu yahita yibaza ngo ubushobozi bw'ibyo bihangano ukora bwo buva hehe ko bitoroshye? Ubusanzwe gifite akazi ndakora. Gukora umuziki bisaba kuba ufite ikindi kintu nibura, kuko urumva iyo ugitangira ntabwo bari bwa sora indirimbo ngo bagwa akazi. Bisaba rero kuba ufite kandi kazi, ugafata amafaranga ukagera muri studio ugakora audio na video. Naje gushaka amafaranga mbifashijwemo nanone n'abandi n'abaproducer. Nanone hari abareba bakavuga ati ufite talent reka ngukore indirimbo. Ni muri ubwo buryo. Yego. Hanyuma se utekereza ko bitaguca intege kubona amafaranga ukorera mu bindi yazana mu muziki, nyamara mu muziki nta nyungu yindi ivamo ako kanya? Na album yose wayikora nta giceri cy'ijana urabona, ariko kubera yuko ni tara ubikunze. Ubu ngiye mbikora mbikunze. Indirimbo izo zose nakora nazikora ntarinjiza kandi bigakunda. Yes. Indirimbo yawe ya mbere watubwiye ko wayikoreye kwa? Nayikoreye muri Dream Record. Muri Dream Record. Yakozwe n'umu producer. Yakozwe n'umu producer witwaga Eric 3 Production. Niwe wayikoze. Nk'umuhanzi ukizamuka ugiye gukora n'indirimbo ya mbere, ibyo ari byose muri studio bisa n'ibinagoranyemo, producer bwa mbere yakwakiriye gute? Ntago byamugoye kuko nari mfite nzi kuririmba n'ababyumva. Gusa wenda ikintu cyamugoyeho gato, uburyo ugendera muri beat. Urumva nibwo bwa mbere nangiye kuri recording. Uburyo ugendera muri beat, uburyo amagambo basha kuyajyanisha na beat, nibyo bintu byabanje kumugora, ariko yaragigishije ngenda misobanukirwa mbikora neza. Yes. Bwa mbere winjira muri studio baguha beat, ntabwo wari ufite wiyumvaga gute muri wowe? Ubwo ntabwo bwabura, urumva kugera imbere ya microphone nyine ari bwo bwa mbere. Urumva nta n'indirimbo nayo mfite yanditse, ariko jye mu mutwe numvaga ko ari ibintu ndi bukore. Urumva niyemezaga ikintu ndi bukore byanze bikunze. Yamaye beat, ashizemo beat, ntangira kumva ukuntu igenda, then ntangira kwandika. Ntago byagoranye cyane. Yego. Hanyuma ubwo ngubwo ndaza guhita nkubaza, tuganira kuri kariyeri ariko tukanyuzamo no muri buzima busanzwe. Amashuri ya primaire wayize hehe, aya secondaire wayize hehe? Nayize Butare, secondaire nayigiye inaha. Primaire nayigiye Butare, secondaire ngira inaha. Yego. Iyo umuntu ari muri secondaire ibyo byose nibwo navuga ngo abamaze gusa no kuramo. Hari isomo bavuga ati ringiri ryarancanga gahe noye mwarimu noye ngo tutahozaga. Iryo somo ryari ryihe, uwo mwarimu we muracyavugana n'ubu ngubu? Mate se man, hari abantu benshi mate ntago bayikunda. Abantu bazi mate bakunda mate mu ishuri ni bake. Umwarimu abarimu rero buriya iyo uri umudarangeri mu ishuri nibwo ukunda kubuzwi n'abarimu cyane muri n'inshuti. Hako ngiye mu ishuri cyane ko nanabonekaga yo gakeya. Mu ishuri ntago navuga ngo nziranye n'umwarimu runaka ngo ni inshuti yoya. Nta mwarimu n'umwe tukivugana. Abantu akenshi ngo badakunze kuboneka mu ishuri baba ari abahanga. Niyo mpamvu se nawe wavuga uti ko mba mbyumva njyamo kenshi gukora iki? Ntabwo nari umuswa n'ubundi. Ntabwo nari umuswa, ariko se nari n'umuhanga cyane. Wisobanura gute igihe wari umunyeshuri? Uko nabonaga abanyeshuri bagenzi banjye bizereraga mu byo biga cyane, ariko urumva ndahita nanavuga itandukaniro ryanjye wenda nabo.
kuko bizereraga mu byo biga cyane kurenza mu byo bazahura nabyo basohotse mu ishuri. Njyewe rero ntabwo ari uko nari imeze, kuko n'impamvu nakubwiye ngo nigaga gake, nigaga nshaka n'ubuzima ku ruhande n'iki, rero nuko nabisobanura. Hanyuma twigarukiye kuri kariyeri yawe, dore ko ari nayo hanini navuga ngo yatumye tukugeraho tukaza kuganira nawe. Imyandikire yawe yibanda kuki? Ni hehe kuri inspiration kuba ngo reka nandike ibi bintu? Sinavuga ngo nibanda kuki, ariko of course ngiye nibanda ku rukundo akenshi, ariko ni n'ahandi n'ibindi byose nabiririmbaho bitewe na inspiration. Ubwo nubuhe butumwa suba ushaka guha societe? Shobora gukora indirimbo y'urukundo, ubwo indirimbo y'urukundo ibyo byose yabirimo message y'urukundo. Shobora kuvuga ndagukunda, urukundo ni rwiza gutya. Ubu urumva iyo mvuze ngo urukundo ni rwiza, abantu bari bagambiriye kujya mu rukundo batazi uko rumeze, bahita bumva ko urukundo ari rwiza. Iyo mvuze nti shobora kuririmba umukobwa nkavuga ati uri mwiza nkamutaka, icyo gihe abakobwa bandi birebaho bakumva ko ari beza. Of course ubona muzika sifitiye uwuhe mumaro societe? Muzika ifite umumaro munini muri societe, kuko hari ubwo batwifashisha se mu bukangurambaga ibintu runaka. Urumva muzika ni ikintu ushobora gukora ugacishamo message ikomeye kandi kumvwa n'abantu benshi. Yes. Hanyuma utangiye umuziki 2017, ukoze indirimbo imwe usa n'usubitseho, ugarutse 2020. Ubona ari iki cyahindutse muri wowe, mu miririmbire yawe, mu myandikire yawe? Imiririmbire yarahindutse, uburyo vocal yanjye yari imeze, uburyo na controlaga ijwi ntabwo ariko nkiri controla, kuko nyine urumva nize byinshi, nize uburyo batwara ijwi, nize uburyo bandika. Ubu ngubu nibwo mbona ko mbikora neza. Yego. Navuga ko generation zizamuka cyangwa se abahanzi bazamuka baba ari benshi. Utekereza ko umwihariko wawe ari uri gutuma abantu izo ndirimbo zawe bazongera kuri playlist zizo bumvaga? Umwihariko wanjye nyine nuko ntakora indirimbo zimeze nk'izabo. Ntabwo nkora indirimbo zimeze nk'izabo, nkuko nabo badahuje sinanaririmba nkabo. Yes. Kugira ngo abantu baze kumenya ko turi kumwe n'umuhanzi, turaza gusa n'abagabanyamo amagambo cyane, ahubwo nyine baze kumva nyine ko uri umuhanzi. Yego. Bajya nkuririmbire. Yego. Ntabwo nyine zangezo ntabwo nazikoraho kuko urumva ntabwo zirasohoka. Hari indirimbo nkunda kuririmba ya The Ben yitwa yitwa gute ariko baririmba ngo bwiza bwanjye rubavu rwanjye nukuri naremeye, dore ikirere kiratuje ku bwawe yo, ngwino mama tujya aho batazi, wowe mbura umunota umwe singira amahwemo, umfati kiganza ntunge kure shema ry'abatoye. Nukuri tambuka bakurebeshe njyewe, wowe mwari uje ubwuzu igitego cyanjye we, dore uko wangise ndakureba nkisetsa. Yes. Yego, uririmbye indirimbo ya The Ben, mpita nifuza kukubaza ngo ese ni we muhanzi n'ubundi ufataho nk'igitekerezo mu Rwanda? Yes, wabimenye kabisa. Kubera icyo ari we?
nukuvuga ngo Beni voko nyine man iri hejuru cyane, azi kuririmba bya atari, nkunda voko ye cyane. Ikindi yandika neza, yes, yego. no mu buzima busanzwe nyine ngewe nkunda uburyo yitwara, ni umuntu wa muntu utazasanga mu bintu bibi. Yes, agira discipline kabisa. Kuba umuhanzi yatera imbere na discipline ye ubihuza gute? Discipline ni ingenzi mu muziki. Discipline ni ingenzi mu muziki nyine, urumva bisaba kwitwara neza. Yes. Ntabwo utekereza ko umuntu discipline igenda igabanyuka se uko izina rye rizamuka? Ntabwo ari kuri bose, gusa nyine hari n'abazamuka discipline ikagabanuka, ariko nkeka ko barabazwa. Yes. Intumbero yawe muri uyu muziki ni iyihe? Inzozi zawe, aho ushaka kugera, intego cyuzanye mu muziki? Yes, nzanye umuziki mwiza, urumva nzanye umuziki mwiza. Intumbero yanjye yo nyine ni ugukora umuziki ukamenyekana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yego. Yes. Talent ni kimwe na promo ni kimwe. Ubona ari iki gikenewe cyane kugira ngo umuntu abone hit? Promotion. Talent urumva ntago abantu baririmba neza bose, ariko bakora indirimbo nziza. Nta nubwo abantu bakora indirimbo nziza bose ari nako babona promotion ihagije. Yego. Hari igihe ukora indirimbo nziza ukabura promotion, icyo gihe kiba ari ikibazo. Ubwo noneho umuntu ufite impano na promotion uramuca intege, uramubwira ko yabireka? Oya, ntabwo ari, ariko kandi nyine nabwo ntabwo wakora indirimbo ngo ntuyikoreye promotion ushaka kuyiyumvira nyine. Ariko ubundi ugomba gukora indirimbo ukanayipromotinga. Ni promotion nyine n'ikimaze. Promotion ikintu imaze ni indirimbo kuyisakaza mu bantu. Yes. Ubwo ngubwo rero ukaba uvuga uti promotion niyo ya mbere, uramutse ufite impano gusa ariko nta promotion kuba wafatisha biragoye? Bro, ntago byoroshye. Ubihuza gute se no kuba umuntu yaba nta mpano afite ariko yaba afite umuntu usunika promotion akafatisha? Iki kintu uvuze ni fresh, kuko ngiye nza abahanzi benshi bafite tala, ntago nazitanga ariko barizi. Oya tubwire, nta kibazo tutiganire. Barizi bro, barizi. Hari abajama benshi babazi kuririmba nako batazi kuririmba, ariko bafite promotion iri hejuru cyane. Tubwire nka babiri. Oya, ntago na mentioning. Ufite ubwoba se? Oya, ntago na mentioninga, gusa barahari. Tukaye nawe ushaka kubizi, baba bahari man. Ugize ubwoba bwo kubavuga? Ubwo bivuze ko rero impano ntago ari cyo cy'ingenzi? Impano ni ingenzi. Impano ni ingenzi cyane. Yego. Ariko nyine suri murabidusobanurira uti rimwe tugwita impano ni ingenzi, ubundi uti promotion ni ya mbere. Impano duhe noneho ukuri, impano na promotion ubona icy'ingenzi cyane ari iki? Icy'ingenzi ni promotion. Yego. Urumva ese nkubeshye, icy'ingenzi ni promotion. Kuko ushobora kuba ufite impano uririmba, ngenzi abapeti benshi man baririmba neza no kundusha, ariko akagenda agakora indirimbo nziza cyane ariko akabura promotion. Promotion urumva ni ingenzi cyane. Yes. Ubwo umuntu ufite impano udafite promotion uramugira inama yo kubireka? Rega promotion ntago aruvuga ngo ntufite promotion, ahubwo uri kuyishaka. Yishake urayibona nyine, biragoye ariko uzayibona. Nanjye nuko byatangiye ntazi ngo bakora promotion gute, ariko ubu ngubu ndakeka ntago bizongera. Yego. Ubwo muri make se umuntu abanza ashaka ubumenyi bwo gushaka promotion? Umuntu nabanze yumvemo tara deje, ubundi ni gute ukora umuziki nta tara ufite. Banza wumve ko ufite tara yo kuririmba. Nurangiza ukora umuziki, ukora indirimbo. Nurangiza gukora indirimbo urahita ukora na promotion kugira ngo indirimbo zawe zikine, kuko indirimbo ntago zakinwa utakoze promotion. Promotion ikorwa ite se nta muntu biyobera gukora promotion? Urumva promotion ni za connection nyine uba ufite z'abanyamakuru benshi bwo ku maradiyo. Nyine uwo muntu ufite impano udafite izo connection uramugiriye ihe nama? Ndamugira inama yo kwegera abantu bamenyereye umuziki. Bamenyereye umuziki, akabagira inshuti, akabagisha inama, abenshi nyine bakamenyana ku buryo ashobora kumwitabaza yakoze nk'indirimbo akamubwira ati mfite indirimbo, akaba yayimukinira. Ubona byoroshye kugera kuri abo bantu? Ntabwo byoroshye kuko hari n'abaka amafaranga bro. Hari n'ubwira ati ngiye mfite indirimbo, wihirinze wakozeho nk'aka audio kamwe, wamubwira uti ngiye nasohoye indirimbo, akakubwira ngo
ngo ufite amafaranga se akaba yakwaka amafaranga urumva niba warihirinze ugakora audio nibura nko ku 100 cyangwa 200 ari nayo yonyine ufite man warangiza umuntu akakubwira ngo uranyishyura kugira ngo nyikine urumva ni ikibazo kandi ari nta yandi mafaranga ufite. Yes, urihirinze urashakishije hirya no hino n'iki ubonye umufungo bikugoye ugiye muri studio ukoze indirimbo wishyiriwe mu promoters ngo ayigukinire akubwira turabanza akantu kantu urakabuze birangiye indirimbo yawe idakinwe uzakuraho izindi imbaraga zo gusubira muri studio. Ubu ngubu deja nagiyemo muri studio uko naguye ko mfite ibikorwa byinshi, mfite indirimbo nyinshi zarangiye kabisa. Ariko icyo nakubwira cyo ubu kubera namenyanye n'abantu, urumva iyo myaka yose yashize nagiye negera inshuti nagiye negera abantu bafite aho bahuriye n'umuziki, abeshi tukaba inshuti, abeshi ugasanga turaziranye tarayangiye bakayisobanukirwa. Nkeka ko ubu ngubu byagiye mu buryo kabisa. Yego. Nyine ubwo ndimo ndakubwira ngo umupeti araza gufashwe iki wihirinze agakora indirimbo akayishyira umuntu ariko kubera ko ya promotion nyine atarayibona atarabona iyo connection yo kugira kuri abo promoter uwo mupeti uzikina ari busabwe akora iki yongera ajye gukora indi ndirimbo yongera ishye cyangwa bireke umuntu nago wenda nacine gikunanye nago nahantu ndagera ariko uwo mupeti arasabwa nibura gukorera amafaranga bro agakorera amafaranga akajya muri studio. Rega no kwishyura promotion si ikibazo bro. Ubuse umunyamakuru agwa ati ndashaka 2020 ngurira ikarita niko babyita baje ngurira ikarita. Urumva umuhaye 20 already uba wamaze kwizera ko indirimbo yawe izakina. Uyafite wayamuha tujye wayamuha yayikina. Yes, uwo muntu nyine uri bukora indirimbo umufungo nawo kubona ari ikibazo araza kongera abone n'agakarita cyangwa babiretse gukora umuziki abanza ashaka umufungo igihe azabonera azagaruke. Yaba uretse cyangwa se akawukora agakoresha social media. Babizi ko social media zaraje man. Ubu ngubu hari abahanzi beshinzi bamenyekaniye kuri social media batagiye no mwitangazamakuru man. Urugero nka Kivumbi. Kivumbi n'umuzi uriya mujama ntabwo yigize afata indirimbo, ndabizi neza ko tizafata indirimbo ye ngayijyane kuri radio. Ubu ngubu ndakeka ko ari mu muhanzi bakeya bakunzwe muri iki gihugu. Yes, ubwo rero niba numva neza umwanzuro wawe nuko kubona promotion bitagoye, kubona ukoresheje social media ntabwo bigoye kuko urayaploadinga sharinge abantu barayimenya pe. Yes, birashoboka nabyo. Yego. Muri make kuba umuhanzi yamenyekana biroroshye ntabwo bikigoye man. Ntabwo bikigoye kuko haje social media. Wowe abantu bakora akantu isi yose karari kamenye. Yego. N'abahanzi uzi ba generation yawe cyangwa se mukurana bakoze umuziki hashize igihe bawukora ariko nyine ukabona izina ryabo ritavaho riri bakera yaba nabo muziranye batuziranye ni benshi man. Ni benshi. Yes. Kuki utabagiriye nama se? Urumva man hari igihe nyine ushobora kugira inama umuntu ako kuko we afite uburyo atwara ibintu bye gusanga ntakumva tu gusa cyane ko nanjye nta hantu ndagera ku byo ndi kuri rwa rwego rwo kugira inama umuntu n'ubundi tumeze nkaho turi kuri level imwe ngo ngayumve. Ndumva ariko wowe byoroshye ibyo byose ubwo wamenye uko promotion ikorwa uraza kugafata bro. Cyo ndaza guhatwika araza gushya arahashya kabisa. Hanyuma gira ikintu bwira iyo generation yawe uwo muntu ukunda umuziki ushaka kuwutangira nihe nama umugira? Umuntu icyo navuga nabanza amenye ko afite taramani. Ese ubundi ukiri aho ngaho naguciye mu ijambo rahita ukomeza umuntu amenya gute ko afite iyo talent? Ayibwirwa n'abandi. Hari ukuntu ushobora kuba uri nko kuririmba uri kumwe n'abantu bakakubwira ko ubishoboye. Yes, kuko twagiye tubimenyera nyine mu mashuri ako isibye ko nge nabimenye ndi n'umwana muto cyane. Yeah, nibwo wamenye ko ufite impano. Kuki watinze kuyikoresha kandi warabuze ko ni bwa bushobozi nyine no kudasobanukirwa industry nyine. Ubwo no kuvuga ngo umuntu nuwango
icyo nshaka ni ukuri bugira inama uwo muntu ushaka kuza mu muziki ukamuha umurongo yakurikiza kugira ngo ibintu bye bimenyekane. Twagiye icya mbere nabanza amenye ko afite talamani, urumva narangiza ashaka ubushobozi ajya muri studio, kuko ntabwo wajya muri studio ngo producer ntumwishyure. Urajya muri studio indirimbo yawe nuyikora nziza, ushobora kutajya mu itangazamakuru ugakoresha social media zawe, indirimbo yawe ikaba yamenyekana. Yes. Hanyuma ni wowe wiyishyurira umuziki, buri kimwe kijyanye n'umuziki ni wowe ukiyishyurira? Ni njyewe ukiyishyurira, usibye ko nyine hari igihe nk'umuproducer kumva uburyo ki uri kuririmba, uburyo kiri gukora ibintu, akaba yagukora n'indirimbo ku buntu. Njyewe mfite indirimbo zirenga 3 bankoreye ku buntu. Yes. Hanyuma ukunda kumva ubuhe bwoko bw'umuziki? Nkunda kumva zuki. Ukunda kumva zuki cyangwa R&B. Kuki atari yo wakoze se? Nubundi nizo nkora. None nizo nkora kabisa. Uko mfite nk'indirimbo nk'ebyiri ziri muri zuki. Nziza kabisa. Hanyuma utekereza gute kuba umuhanzi yagira label? Ni izihe nyungu zo kugira manager cyangwa ukagira label igukurikirana? Kugira label ni byiza, kuko label na management nurumva ya promotion navugaga nibo baba babishinzwe. Wowe ubushinzwe kuririmba bakagukora promotion ahantu hose. Noneho urumva label ikintu imaze igufasha kumenyekana byihuse, kandi igufasha no gukora indirimbo nziza ndetse no gukorana n'aba producer bashoboye babahanga. Izo ni inyungu z'umuhanzi kuri label. Umuhanzi nta gihombo yagiriramo? Yakigiriramo man. Hari ukuntu label ishobora gufata ko ntabwo ari uko wenda nanze kugira, ariko nanjye hari amarebo yagiye anyegera man. Ariko ugasanga nyine hari ibintu byinshi mutumvikana, ugasanga wowe wareba nka future ugasanga uzarinda ugira nk'imyaka 10 utaragera nibura n'amafaranga nka 1 miliyoni y'amanyarwanda, kubera uburyo wenda nka contract yabimeze. Ugasanga wowe uri mu nyungu ukazarinda upfa unakene, kubera iki wasinye contract utabanje gusoma neza ngo umenye, kuko rebo nyinshi zigushyiramo ziguspendinga amafaranga. Wowe ukajya ukabura hiti ukamenyekana pe, ariko ku nyungu zije ugasanga wowe baraguha nka 5%. Batekereza 5%, urumva 95% ni yabo. Urumva igihombo kiri ku muhanzi. Icyo gihe uzarira hiti kumenyekana, ariko wowe nta mafaranga uzigera ugira. Rero ugasanga hari rebo nyine iza, ugasanga wapi birarutwa wenda no kwifasha ukamenya ibyawe. Uwo muhanzi ukizamuka agahita ahura n'iyo rebo, basa n'abagiye gukorana ariko bikarangira nima bihomberamo, uragira inama ziha abantu babe baretse kujya mu marebo cyangwa bagemuze? Kuko tubwiye ko hari n'ibihombo umuhanzi agiriramo. Inama nagirira abahanzi, rebo umuntu wese ushaka kugufasha si ko aba kwifuriza tu ibyiza. Hari n'ubwo ushakamo inyungu ze gusa tuwe akamenya ibye, ariko wowe ugasanga uri mu gihombo. Hanyuma iyo tugana ku musozo tugira akantu gato tuganiraho mu buzima buba busanzwe turimo, wenda nyuma urabutekereza n'akaririmbo uri buze kuturirimbiraho tugana ku musozo. Urukundo n'amafaranga, ibyo bintu bihuza gute? Urukundo rukenera amafaranga cyangwa se amafaranga atariho urukundo rwabaho? Amafaranga tu ntago wambwira ngo ndagukunda ntacyo nshingiyeho. Urukundo ni ikiguzi se? Ntabwo navuga ko ari ikiguzi, ariko nanone njyewe noneho nizera ko ntashobora gukundana nta mafaranga mfite. Kubera iki? Kubera ko nyine nta bushobozi mfite bwo gukunda. None se gukundana ni iyihe cost? Gukundana urumva mani, kugira ngo umuntu agukunde hari icyo abakubonamo. Urumva
ntazajye ukubeshya ngo uriya muntu ngo azi ubwenge ngo afite ubwenge wapi amafaranga mani ni amafaranga nta rukundo rukibaho nyine ubisobanura gute ntarwo kabisa ubu nta mafaranga akora iyo bavuga ngo urukundo nta kiguzi rero abo bantu ntago muhuza oya ntago duhuza ngo urukundo ngo njyewe gusa umuntu ngo ndagukunda ngo ntacyo ushingiyeho ntago bishoboka ahubwo njyewe nabimbwiye nagufata ko nta bwenge ugira gute se umuntu ntabwo kubona ngo agukunde gusa se yakunda amafaranga ufite wenda ambo ashoboka akumana buse waba uri umutipe sibyo na kazi wenda na gatugira nta mafaranga kugura amayinite ntayo ugira araguhamagara umukobwa umubebe mani ni ukwihamagara bitwaye iki se aguhamagaye reka mani mbebe akaguhamagara gusa we ntujye unamuhamagara yego yewe ni ikibazo mani none se we kuki wahamagara umukobwa gusa urumva mani mu miterere y'abagabo twiremyemo nako twaremwemo confidence urumva tuba twumva ari twebwe bagomba kuba bahagaze neza mu ikofi urumva mani umubebe yari bwagusohokane ngo anishyure bibaho cyane bibaho nese bumva nta kantu muri make uravuga uti umuntu utarabona amafaranga inkundo nazijye kure bro wapi mani so waba utarakorera amafaranga nibura wenda ntago mvuza ikirenga ako ufite ubushobozi mani ugakundana nta ribi ariko nyine uraho ntago ufite n'ayamayinite ngo ugiye gukundana mani shana umva ari ikibazo ese ubundi tugarutse kuri icyo cyo guhamagara tugana ku musozo ni umusore ugomba guhamagara umukobwa gusa oya bose kuki umukobwa watajya guhamagara igihe we nta mayinite ufite ashobora kuguhamagara nta kibazo ariko nawe ukamuhamagara kamemba umukobwa afite akazi wowe utagafite ntabwo mwakundana se ntekereza ko njye ntakundana n'umukobwa ufite akazi njye ntako mfite kubera iki se njyewe wenda ngafite we atagafite itsoke ariko we agafite njye ntako mfite byagorana mani ushobora no kumukunda njye nkatinya kubimubwira kubera yuko afite akazi urumva njye nzabifata nkaho ibyo ni ukwikunda oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwikunda ahubwo nyine hari ukuntu umuhungu aba yumva nyine agomba kuba ahagaze neza mu mufuka kurusha umukobwa ubwo bivuze ko urukundo ari amafaranga sinzi niba ari uko navuga ko gukundana bisaba kuba ufite ubushobozi kuko ntabwo wahekeye umukobwa ntacyo kubikoresha gusa wagurira umubebe wasohokana umubebe nta mafaranga ufite ni ngombwa gusohoka se nicyo gisobanuro cy'urukundo oya ariko ushobora no kumugurira utugifti no kumuhamagara yego ni keya ariko nyine mu gihe udafite amayinite ntabwo wamuhamagara umubebe muzakundane umare nk'iminsi 3 utamuhamagara ari ukwihamagarira niba itaba ikibazo uzangaye thank you so much for the interview tumo tugana ku musozo nakaye karimbo uri buze kuturirimbira se dusoza hanyuma tuze kugaruka tubwira okay nacyo nabaririmbira indirimbo ya melody ya bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye nguruyuki kururabo ngurumuri mu mwijima uko niko tuberanye ndamubona ngahinduka mu mboni zanjye nkibona simenya aho tutaniye thank you so much turasoje niki ubwira abakunzi bawe niki ubwira abakunzi b'umuzika nyarwanda niki ubwira abanyarwanda muri rusange dusoza hanyuma ubabwire social media platforms zawe niba ufite Instagram ufite YouTube ubabwire abakunzi bawe aho bari bukubone n'ibikorwa byawe aho binyura niki ubateganyiriza vuba cyane tugana ku musozo nabwira abanyarwanda muri rusange bakomeze kwirinda nyine iki cyorezo kwirinda kabisa tugakurikiza amabwiriza yose ikintu nabwira abakunzi banjye bo naje mfite indirimbo ngiye gusohora nyinshi kandi nziza munyizere kabisa naje hanyuma platform nkoresha kuri Facebook nitwa Brown Manzi kuri Instagram nitwa Money250 yes
Nika ko ni nizo social media ngiye nkoresha. Na YouTube channel? YouTube channel nitwa Umuhanzi James. Yes. Ibikorwa byawe ni vuba cyane. Abantu reka tubabwire ngo baze kugukurikirana kuri izo account za social media wagiye babwira bagiye kuri Umuhanzi James YouTube channel yawe bakore subscribe bakoreshe ya kugira ngo ibikorwa byawe bijye bibageraho umunsi ku wundi. Hanyuma tugana ku musozo turagushimiye cyane. Murakoze cyane kabisa. Reka dushimire abakunzi ba Next TV Rwanda tubabwire ngo mukomeze mudukurikirane umunsi ku wundi mukora subscribe kuri Next TV Rwanda yo channel yacu kugira ngo ibikorwa byacu bijye bibageraho 5 kuri 5 mugira amahoro y'Imana.